Niba utarakora subscribe kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse. Muri iyi nkuru ngufiya tugiye kureba abayobozi ba Kiliziya bane bivugwa ko baguye mu maguru y'abagore. Abayobozi ba Kiliziya bivugwa ko baguye mu maguru y'abagore ni abapapa bane bagiye babaho mu bihe bitandukanye. Muri iyi nkuru ngufi idaza kurambirana tugiye kureba uru rutonde rw'abayobozi bane ba Kiliziya bapfuye bari gutera akabariro. Ni urutonde rw'abayobozi ba Kiliziya bo ku rwego rwa papa bapfuye bari gutera akabariro. Batatu muri bo bapfiriye mu maguru y'abagore bari gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore b'abandi bagabo. Umwe muri bo yapfuye aryamanye n'uwo bahuje igitsina, bivuze ko yari ari gutingana n'undi mugabo mugenzi we. Abantu benshi bakunze kwibaza niba abihaye Imana barinda bashiramo umwuka badateye akabariro mu gihe badafashwe, kuko bamwe muri bo bafatwa bari gufata abana ku ngufu, abandi baryamanye nabo bahuje ibitsina mu mpande zitandukanye z'isi. Urutonde ni rurerure rugaragaza abapadiri n'abandi bihaye Imana bagiye bafatwa bari mu bikorwa byo guhuza ibitsina cyangwa se bagiye bafatwa bari mu bikorwa byo gutinda. Kuri uru rutonde twe turagaruka ku bayobozi bakuru ba Kiliziya bagiye bafatwa bari gutera akabariro ku bagore b'abandi cyangwa se bari guhuza ibitsina n'abo babihuje, bisobanuye ko bari mu bikorwa byo gutinda. Inkuru yacu ngufiya tuyihere kuri Papa Leo wa karindwi. Uyu Papa Leo wa karindwi yapfuye yishwe n'umutima mu gihe yari ari gutera akabariro. Papa Leo yapfuye ku itariki 13 z'ukwa karindwi muri 939. Yagiye ku mirimo ye yo kuyobora Kiliziya ku itariki 6 z'ukwa mbere muri 936 kugeza muri 939 ubwo yapfiraga muri kino gikorwa cyo gutera akabariro. Papa Leo yagiye ku mirimo ye asimbuye Papa John wa 11. Papa Leo asimburwa na Papa Stefani wa 13. Ikishe Papa Leo ntikigeze cyandikwa mu byo yazize, nyamara yapfuye ari gusambana n'umukunzi we. Papa Leo wa karindwi yashyinguwe muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Wa kabiri ni Papa John wa karindwi. Papa John wa karindwi yatangiye imirimo ye mu mwaka wa 705 kugeza mu mwaka wa 707. Uyu muyobozi wa Kiliziya yapfuye yishwe n'umugabo wari umaze igihe amugenzura kuko yari afite amakuru ko amuca inyuma. Yishwe n'umugabo asanze ari kumuca inyuma ku mugore we. Ibi byabaye ku itariki 18 z'ukwa 10 muri 707. Uyu mugabo yishe Papa amukubise umuhini. Papa John wa karindwi yashyinguwe muri chapeli ya The Blessed Virgin Mary, nyuma yaje kwimurirwa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Uwa gatatu ni Papa John wa 13. Papa John wa 13 yatangiye imirimo yo kuyobora inama za Rurema kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 935 kugeza mu mwaka wa 972 ubwo yicwaga n'umugabo wari warakaye cyane asanze ari kumurongorera umugore. Yahise akubita Papa John ahita ashiramo umwuka ako kanya. Papa John akaba yaravukaga ku mupadiri. Papa John wa 13 yashyinguwe hanze ya Bazilika ya Mutagatifu Paul. Umupapa wa nyuma kuri uru rutonde wazizingutiye ni Papa Paul wa kabiri. Papa Paul wa kabiri yimitswe nk'umukuru wa Kiliziya ku itariki 30 z'ukwa 8 1434. Aza gupfa mu mwaka w'1471 azize umutima ubwo yari ari mu gikorwa cyo kuryamana n'uwo bahuje igitsina, umugabo mugenzi we. Papa Paul yari umwishywa wa Papa Eugenius wa kane, nawe wayoboye Kiliziya Katolika. Amateka atwereka ko abo ari bo bayobozi ba Kiliziya bane bapfuye bari mu gikorwa cyo guhuza ibitsina, ariko umwe muri bo Papa Paul wa kabiri akaba yarapfuye azize umutima mu gihe yari arimo kuryamana n'umugabo mugenzi we. Niba utarakora subscribe kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.